ahubwo banabibamo ubibamo ariko ntibanabyumva nk'uko nta murwayi wa sida kwemera ko arwaye sida. Ibi rero nibyo tuba tugira ngo abantu basobanukirwe. Uvuga ngo we ku giti cye arazitesha agaciro, yego, anazihorere, ariko ntabwo ari buze gukiranuka n'ingaruka zazo. Azazibamo n'ubundi anazirimo n'ubu tuvuga abazirimo. Kubona mu nzozi imbwa ikuruma, abo muganira bivuze ngo hakintu cya conspiracy, ubugambanyi. Ubugambanyi bw'imbere, kandi burya ukuzi inshuti ya bugufi akurimburana n'imizi ni ukugambanira bien. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikiye ibiganiro ku Bumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ndabasuje mwese aho muri hatandukanye, muradukunda natwe turabakunda cyane cyane cyane. Amazina yanjye nitwa Jerry, nk'uko bisanzwe tubana mu biganiro mutegurirwa na Reverend Ntambabazi Jean Baptiste, umuyobora Imana imunyuzamo kugira ngo agabure ibyayo kandi ahembure imitima y'abantu. Turagarutse. Abantu bajya bibaza ngo amavuta ngo akandagira amateka, ubuzima bugahinduka, ngo ese ni ibiki bihinduka? Ibintu ni byinshi bihinduka. Amateka arahinduka ugafata ikindi kirere. Iwanyu ntibizi, wowe uraminuje. Iwanyu nta watunze imodoka, wowe ufite imodoka. Iwanyu nta wakingiwe, ariko wowe wambaye ivara, wambaye mbese wahesheje umuryango ishema. Aho ni icyiciro kimwe wavuyemo, umena igikuta aho abanzi batashakaga kurenga, wowe uraharenga. Ayo niyo mavuta akandagira amateka. Wishwe n'inzara ariko abo byaye nta nzara bafite. Yego. Umva kintu ngo ni uburyo amavuta tuvuga n'ay'umwuka w'Imana. Yego, abantu bajye babyumva neza. Ziza zigahonyora. Ubundi havuga ngo zirakandagira. Yego. Ntagire ukubeshya, ntaga amateka sibanga. Yego. Ahubwo araza agatwikira bya bindi. Ariko n'ubundi yabinahari banabizi. Ntibabe kuvuka na ntibabiyobewe ko iwanyu nta wakingiwe, ntibabiyobewe ko iwanyu nta wize, ariko wowe ukavamo. Amateka y'iwanyu barayazi. Yego. Ariko amavuta y'Imana yarayakanye. Haleluya. Ni ibyo ngibyo tugira ngo abantu bamenye. Yego, mucumba nanakwakira urasa neza anyway. Merci beaucoup, urakoze. Reka nzabigira indwara gusa neza niba bizankundira. Birumvikana. Yego, ni byiza cyane. N'ubu turagarutse n'ubundi muri ibi biganiro bihembura benshi. Ntago turi butandukire gusenya ibihome bya karande, tugasobanukirwa n'inzozi icyo Imana ibishaka kutubwira, kuko twabonye ko ari message iriho code. Imana yo buri wese ararota. Buri wese ararota, kandi kurota ni impano y'Imana, nta wundi muntu ubigiramo uruhare. Uyu munsi rero turagarutse mushumba, ndagira ngo nanakwakira nkubaze. Ubwo uradusengera ubundi tugaruke. Inzozi ni izihe nzozi umuntu ashobora kurota? Mushumba, ni izihe nzozi umuntu ashobora kurota ukazitesha agaciro, ariko ukazahura n'ingaruka zo kuba nyine warabikerensa, nimba nabyita gukerensa, ukabikerensa ariko ukazahura n'ingaruka? Karibu cyane. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Twongere dusobanure. Njya numva ngo abantu ngo inzozi ngo nizo mu gihe cya kera, ariko biho ko na Yesu avutse. Yosefu ntiyamusanze mu nzozi. Abanyabwenge baje bagiye kumureba, ntiyabaganirije mu nzozi. Bari Betelehemu. Imana imubwira ngo hunga mwana nyina kuko Herode ashaka kumwica, yamubwiriye mu nzozi. Yego. Isezerano rya kera ritandukanye bati. Rero hari inzozi nyinshi, ndavuga ni nyinshi cyane, abantu basuzugura
bakazifata uko babonye, bakazitesha agaciro, ariko bikaba ingaruka ku buzima bwabo. Wazihakana, wazemera, wavuga yuko abantu byo bavuga utanabyumva, ariko n'ubundi ntuzabura kuba muri risk y'ibyo bintu. ubwo ni ukuvuga ngo nta kizatuma bitakugiraho ingaruka, ubwo banabibamo, ariko ntibanabyumva nk'uko nta murwayi wa sida yakwemera ko arwaye sida. Ibi rero nibyo tuba tugira ngo abantu basobanukirwe. Uvuga ngo we ku giti cye arazitesha agaciro, yego, anazihorere, ariko ntabwo ari buze gukiranuka n'ingaruka zazo. Azazibamo n'ubundi anazirimo, n'ubu tuvuga arabazirimo. Yego, izo rero ndashaka ko tuziganiraho, hanyuma tukaza gusenga nyuma, nta kibazo, ntacyo bitwaye, dukomeze abantu babyumve ko cyane ko nifuza ko bisobanukirwa. Icya mbere buriya mu buzima ni nyinshi ubundi, ariko hari ziri more dangerous, mbi cyane. Rimwe na rimwe abantu bakaba confused. Tufase bakamubwira ikintu kibita imbwa. Yego, Abanyaburayi n'abakire bo muri Afurika n'abandi bose batunga iryo tuzi ko imbwa ari inshuti y'abantu. Yego, kandi imbwa burya ngo ntigihemuka, ni royo, irizerwa. Jewe nabonye ho ntuye, hari umugabo ukunda kunezerwa akarenza urugero, agasinzirira aho abonye, ariko iyo mbwa nta nubwo ari niye, ariko akunda kuyigaburira. Ubwo urumva ko nyine izi icyo ayikorera. Ye turaturanye, nimbonye sinkunda ibintu by'imbwa, ariko nta nicyo nyitwara. Nasanze umugabo hano mvuye mu kazi ngera mu nko saa 7 z'ijoro, sanga yaguye mu mwobo, yambwa nayiryamye iruhande rwe. Ntago yamuva iruhande, kuko ntabwo ari wayiciririye, ntago ari nyirayo, ariko hari kuntu ajya yigaburira, iramuzi. Noneho n'umumotari wari unyuye nawe nsanga baraziranye, dusanga yaryamye harya ahantu. Noneho ibonye ko uwo mugabo wundi umumotari baziranye, nanjye iranzi muri kayitse ntabwo ndayigirira nabi, iratureka tumukura mu mwobo, turamuzamura, irakurikirana ireba ko ageze ahatuye, ubona gusubirayo. Numva birantunguye, abantu baciyeho, abandi ubwo natwe twabibwiwe n'umuntu ngo wa muntu yaguye hariya ngo yahango ngo zamufatiye hariya. Urumva abantu baramusize, ariko imbwa ntiyigeze imusiga, iraje imuryama hehe iruhande. Urumva abantu babifata nk'umwizerwa, abandi bakafata nk'inshuti, kandi uko irakubana ntibagirwa. Yego, ariko faut faire attention. None reka turebe mu nzozi noneho. Niyo nashatse kukubwira nyine ya mbere, imbwa. Icyo kwitondera kubona mu nzozi imbwa ikuruma, very dangerous. No muri Afrika ndetse na Bibiliya irinkinga imbwa kimwe n'abarozi, muri link imwe burya. Yego, urumva uruhande rumwe bayifata nk'inshuti, urundi ruhande bayibara nk'imbwa nako nk'abarozi. Noneho hakaba nicyo bita the sexual pollution, uvuga ngo ubusambanyi bw'umwanda. Byo bita ubusambanyi. Urumva ni ibintu nkabi, urumva ubusobanuro bw'imbwa harimo confusion hano hamwe. Ubundi ngewe numvise abantu benshi ukivuga imbwa ngo nabonye imbwa ngo ndumva imbwa nyine, ako abantu bakumva ubusambanyi. Abenshi ni nako babizi, nanjye niko nari nsanzwe mbizi. Ubundi nabyo nibyo, ariko mu buryo bwabyo bitandukanye n'ihene. Ni ibintu n'ubusambanyi birenze kwitwa ubusambanyi, sinzi ko nanabyita buriya, ko kino cyumwe abantu bitegure turavuga ibintu biremereye. Yego. None ahangaha urumva umwe aravuga ati giye imbwa yanjye ni loyo, l'homme fidèle, n'inshuti yawe. Aha ni mu buzima busanzwe nyine, tutagiye mu nzozi. Yego, abandi bati oya, imbwa Bibiliya no muri Afurika tubihuza n'abasambanyi n'abarozi kwanza first of all. Noneho hakaba ariko noneho nabwo ntago imbwa tuyigereranya n'ubusambanyi buri polisi burozi sanga bw'umwanda, ko burya imbwa iyo ziri gukora ibintu byo byazagiye mu isi umuntu uze mu ikubo ryayo yo ngiyo, dushobora no ntimenya ngo hari abantu ngo hari ibintu byitaho kandi mwiva hirya n'umwanda muri make, n'ubusambanyi bw'umwanda nubwo bwose ari ibyaha. Ariko rero naho twebwe ibyo tubirenge mu buryo bw'umwuka, kurota ubona imbwa ikuruma bivuze ibintu bitatu bikomeye. Abankurikiye umwuga w'era Ministries wabyumva, nanjye ubu ngubu nibyo nshaka kumva. Cyambere kuko imbwa ifatwa nk'iyizerwa mu rugo, kandi koko ni ukuri ntago bayibeshye. Niko kuri, kandi iyo igiye gupfa ntikurushye, irabimenya ikigendera, ntabwo uzaguye. Urumva, kandi burya imbwa yawe woroye
cyangwa waciririye yapfa kwiha ikintu utakihaye. ni ukuvuga ngo yifitemo ubwenge wayitoza ikamenya, ariko no kuba urose ikuruma n'ubwo ari iyawe biravuze ngo kuko yitwa inshuti abantu bakuzengurutse muri bo, bamwe barimo barakuneka, abandi baragukurikiranye bari kugenzura ibikorwa byawe, kuko ni za nshuti za bugufi twizugana ngo frenemies. Yego ndabyibuka cyane, uranyibise nto cyane buri. Yego cyane, bivuga ngo ko igaragara nk'inshuti, igaragara hafi, ariko kubikurumye gusa, yakuruma akaguru, yakuruma akaboko, kuba byonyine nakumokeye. Ariko kubera ko tuyifata muri ubwo buryo ntabwo bamenye imbaraga z'ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo icyo gihe byerekana yuko uri kugwa mu mutego w'abantu bakuri hafi, bakuzengurutse, inshuti zawe muri business, abo mukorana, abo muganira. Bivuze ngo ikintu cya conspiracy, ubugambanyi, ubugambanyi bw'imbere. Kandi burya ukuzi inshuti ya bugufi akurimburana n'imizi, ni ukugambanira bien, uzitesha agaciro, uzigihorere, ariko ingaruka ziri kuri wowe. Niyo twese ngo ni inzozi runaka mubare ntaza kuvuga ntabwo ndi burenze ku masaha ko agenda, umuntu utesha agaciro ukabisuzugura ushingiye kuri analyse zawe, ushingiye no ku bwenge bwawe n'ubuhanga abantu bavuga, ariko still ingaruka kuri wowe. Mushumba, hari ushobora kuvuga ati mu rugo twakuze ducirira imbwa, nanjye ndayikunda, cyangwa se njya mpura nazo, hari aho duturanye bayifite, nk'uko uvuze ngo hari aho muturanye ujya uyibona nubwo atari wowe wayiciririye, ariko ikaza kuza mu nzozi ukumva ko ari ibisanzwe, ukumva ko ari ibisanzwe, ntubiteshe agaciro. Nabyo ushobora kwibwira ngo wenda kuko tuyitunze kuba nayirota ntacyo bitwaye. Ese koko birashoboka? Hari ushobora kuba dukurikiye avuga ati nyine nuko bimeze, nturanye nazo, iwacu twarazicirire, cyangwa no mu rugo basanzwe bayiciririye, ariko none igarutse mu nzozi ikuruma, ikakuruma, cyangwa ikakumokera cyane. Ni ukuvuga ngo za nshuti wa murinzi wawe agiye kugambanira, haba hari ikintu cya conspiracy. Ahangaha turagira ngo tugaruke kuri cya kintu cyo kuba watesha ikintu agaciro, nyamara gisobanuye ikintu kiri dangerous kuri wowe, ntubyiteho, ukavuga uti birasanzwe n'ubundi. Ubumwe bw'abera ministries bwaje urazisuzuguye. Uvuga ngo icyo tuza kuvuga, uvuga ngo hariho ubugambanyi, iyo conspiracy zirahari, harimo spying, kunekwa, mbega ariko urumva ni abantu babugufi, n'abantu bari tutango ni close friend, za nshuti za bugufi, ariko rimwe na rimwe harimo za frenemies zikuzengurutse kuri urwo ruhande. So rero mu nzozi ubonye iyo mbwa ikuruma cyangwa ikumokera, faut faire attention. Mu kazi hari ubugambanyi, hari imitego, hari akavuyo, kuko naba bugufi, kandi wabugufi akurimbura neza cyane, ntago bimugora. Bavuze ngo n'inkoni yakure ntiyica inzoka cyane. Inkoni yakure nta burya inkoni yica inzoka bari inkoni ngufiya. So urumva ahoro no kwitonda, uzisuzugure, ntuzemere cyangwa uzemere, ariko no deja ingaruka ziri kuri wowe. Ya mbere. Yego. Iya kabiri, kwibona ugwa mu mutego. Mu mutego gutubwo abantu batabaye mu byaro ntabizi, nko kuri nyamaswa igwa mu mutego ifata. Iyi mitego ni nko ku rugero, nkuko wabona ugwa mu kiziriko, cyangwa ukagwa mu kintu cyo gufata amaguru cyangwa gufata amaboko, niyo bita imitego n'ubundi tuvuga. Ntabwo ari imitego y'amagambo. Ni kwibona waguye nko mutego, cyangwa ukingiranye mu kazu, mbega ahantu ugera ahantu ugera ukaba utabasha kwikura muri icyo kibazo, kereka umuntu agukuyemo. Kimwe no kuba wagwa mu mwobo wapfa kwivanamo, noneho no kuba icyo kintu uracyumva, ariko buri kubyumva mu mutego runaka, ikiziriko ku maboko, ahantu hose. Aho hantu umenya ngo nacyo nicyo kwitondera. Ni ukuvuga ngo urimo urakora icyo twita lack of direction, takaza icyerekezo cyawe. Yego, ndi kubyumva. It's lack of direction, cyane lose your direction, cyangwa no gutakaza amahirwe y'icyerekezo cyawe, your destiny, y'ahantu wajyaga. None urumva ningwa mu mutego, nagomba kuza hano gushutinga saa 2, nintagira unkuramo ndaza ryari, bifite no gupfa, cyangwa uraza urakara utiyanyiciye gahunda. Banza mva kino kintu, uguye mu mutego, kimwe no gwa mu gico cy'abambuzi.
kimwe nuko watakaza ikintu wowe kwibona wayobye inzira ukasanga nagomba kurebera ibintu ugahanga rero nkisanga ndi Nyamirambo deje numva amasaha yagiye uba hari ikintu utakaje amasaha ni minota urumva ro kwibona waguye muri uwo mutego abantu cyo bagushiza hamwe cyangwa ahantu bisaba ko utari bwikure ukeneye andi maboko aza kuhagukura ukabirota muri iryo joro menya ngo mu buzima bwawe hari imitego ugiye gutakaza direction yawe ugiye gutakaza umurongo wari ufite ibyo washaka ntibizagerwaho ugiye gura n'akaga niki byari bintu cyarisobanuye yego ako aho noneho ntago bifitwe mu ruhare n'abantu ni wowe ubwawe ariko baba umuteze ariko ntiyawiteze yego okay ariko nagakeneye abantu bamukuramo sibyo akeneye andi maboko bisaba ikirere kuri uyu muntu bisaba kagomba kuba decision maker kuba wafata icyemezo gihamye ubundi aha hantu inzozi ya mbere tubaze inama y'icyo twakora sosore subira inyuma gato bambabarire nuvuga wa muntu wose wa muntu warose ari umwe cyambere no kumenya uburyo uri bujera abo bantu ndaza kubategurira ikiganiro kizabona ka mu minsi iri imbere kivuga ngo hunga abantu batatu umva kino kiganiro n'uzamenya ko kuye guhunga kuri za nzozi kubahungisha umutima n'ubwenge ariko ukabana mu biteke kuba strong kuba nabo bantu nuvuga ngo ibonye imbwikuruma ugira amakenga ugafata umwanya ugatekereza kandi ugahisha abantu ko babibonye aha rero cya kabiri ni ukuba decision makers umuntu uzi gufata imyanzuro mu gufata imyanzuro hari nk'amagambo abiri oya cyangwa nta kuvuga ngo nzaba ndeba oya cyangwa yego wangurije miliyoni wangurije amafaranga oya cyangwa yego nta nzareba wansuye ukaba warose wa mutego uti ningerayo ari bumfate cyangwa ari bunteze indi mitego uti sinje cyangwa ndaje so kuba decision kuba umuntu ukora uvuga ngo ugomba cyangwa make a decision makers abantu bazi gufata imyanzuro ko asuye ko abantu bazi gufata decision unasanga badakundwa n'abantu bose ariko akenshi abantu bagukunda kuko bagukoresha mu nyungu zabo icyo kiganiro itonde bitegure kuzacyumva ndaza kubavuga muri tegipfuka ku munwa nzabavuga icyo gihe so numva rero hano bisaba ko ugomba kugira decision zawe even if abantu bashobora kubyumva ko ari uburenganzira ukazifata kuko niyo soko uri bucemo kubashe gutsinda kino kintu kuko uhishuriwe ko umwuka arakubwiye ngo imbere hari ingaruka mbi waguye mu gico cy'abantu waguye muri amutego w'ikiziriko waguye mu mwobo se ikindi wamenya wari ufite traffic hari abantu bashobora kurota batwaye imodoka nta modoka bagira yego gahura na traffic jump nurumva ko yakubannye amuteyage uragenda ryari uragera mu kazi ryari igihe bagenda akazi yenda wakwisegura abantu baguhaye appointment yenda ni nko kuri ambassade kandi ni ku isaha ni saa tanu ni saa tanu baguhaye isaha ni isaha yego warabona impamvu bajya bakora checking imbere y'amasaha abiri no ku boarding ukatagira ukererwa none bazabayeho ambuteyage indege ntawe ibwira ngo garuka yazamutse ayebwa nibyo nyine none sigusize niki so numva yose ni imitego reka mbwira ikintu cyose cya wategwa kikakubuza kugera kuri destination yawe abantu barabisuzugura ati ngo ntagira imodoka nayitwaye gute ni inzozi niza ariko please nubwo uzisuzugura hari icyo ziri kukubwira kubura ingaruka zazo ikindi sinzi aho niba hari ikisigaye tutasobanuye aho ngaho icyo tugomba gusobanukirwa ni trike ushobora kwisangamo ikaba yakubana gukora icyo wagombaga gukora icyo nicyo bita umutego harimo ambuteyage yego sibyo ambuteyage cyangwa ni traffic jam ambuteyage abantu barabyumva hari naho genizwe mu gihugu kimwe n'abanyamaguru boroho banyura kubera ubwinshi bw'abantu cyane numva isaha appointment nahawe ndahagera ryarize icyo ni ikibazo ushobora gura mutego no kuganiriza ngo uretse kugira turakuvugisha ngo uretse banze bishye bagakutinza ku mpamvu runaka ushobora no kugenda ugasanga hari ibikoko byagushyize mu nzira muri make kwisanga ahubwo mu mutego ugomba kugira ngo destination ugomba gufata umwanzuro bihuse udacitse intege ntawe utinya ntawe urebaho kuko byanga byakunda aho kugira ngo mpinduke tageti yawe nge nzafata umwanzuro wanjye ariko ngire gucyo nshaka kwifuza kugeraho yego urakoze cyane
cya gatatu rero ndumabwira inzozi rwose nubwo bagiye batubaza yego please kurota amenyo yarabuze cyangwa yakutse takatubiye kwikumenyarwa cyangwa ryakutse iyo amenyo y'imbere asobanura icyo twita kwigirira icyizere aya ngaya none umuntu aseka se babona yaye naya ngaya nyine agira gutya watamureba kuya yakutse biravuze ngo utakaje icyubahiro imbere y'abantu uragaragaye urabonetse uramwawe uraburabuye ntaho uri busekere ahubwo gusekuraza kurira kabiri kurota havuyemo iryinyo ry'ibwene iri riba hanga ndaribona irisobanura imbaraga niryo rimena igufa ubona ko ari yo nkingi niryo rimena igufa niryo rimena ikintu kiremereye niryo bapfunduza birakomeye aha niryo bapfunduza gasoda bivuze ngo nta mbaraga ugifite barakujegeje baroze barakwashije intambara irakwashije uri umunyantege nke no zisuzugura urahura n'akaga ingaruka zizakugeraho baba ngo nibisanzwe nyine ko ubu ugasanga arimo iyo wiki bitabijigo aya menyo y'inyuma nubwo havamo iryinyo rimwe biravuze ngo no gutakaza ibitekerezo bikomeye ikijigo kuko amenyo arashuna yego bwene rikaruma ikijigo rero kigasya sasa nicyo gifite agaciro nta ureba ntabwo gisiyonyera ngo karaga noneho bintu ngo vuba yagihe ubutakaje nuko Imana yabwiye ngo utakaza imbaraga z'ibitekerezo kwitekerezaho kwiyumva no gukemura ikintu buhoro kuko igifu gitangira umuhogo utangira kumira ari uko ibijigo byarangije iki byarangije gukora akazi kabyo iyo urumye ibyo kurya nibwene rikamena hazamura amacandwe ya macandwe akagenda agafatana n'ibijigo bya biryo ukabisya witonze cyo bisugiye gutangira gutakaza kanoze imitekerereze capacity y'imitekerereze yawe nubwo umuntu ahubuka avuga ibyo abonye ko ariko ari ntapfa kuba ninde se nta kintu umuntu cyamuniga cyaciye mu bijigo oye ukuri burya ibintu biniga abantu ntago bica mu bijigo ntibica ku mabwene cyita kigenda gutyo gusa nk'ibinini ibiryo niki ariko ikintu washurumye amabwene agakubitaho kandi cyo nakundi ibwene cyoroshye ntago kiba kirebaho ryo riza paf direct numva ro byabijigo ya macunwa yajemo kikanyita amatembabuzi batabyumva nabi noneho bigatuma ibijigo bicyanguza ukamira buke utanizwe utatuje nta kibazo ufite so ngo utakaje imbaraga z'imitekerereze kwihangana no gutwara ibintu bike no kudahubuka no gukemura ibibazo bucece kandi ukabikemura neza habwa umuhogo wakwibeshya ngo miri ikintu kimwe barohawe kuranyirwa baroshye nyine twigendera ako wakumvise ariko ako nakumvise no gutakaza confidence no kubudafite cyane ni no kuruzinga your control uyu warasabwa ikintu ugomba gusabwa no kumenya ngo ubwo nakutse amenyo y'imbere bivuze ngo projet nari mfite hari imbere n'abantu hari ikintu giye kumbaho reka ngira ubwenge simfe kwemera umuntu wese ibyo mbonye ibyo ntoraguye wapi icya kabiri ukutsa amenyo y'amabwene birasobanura ni mu nzozi ariko ni mu nzozi niho turi bivuze ngo ugiye gura n'ikintu gikomeye ntuzabasha guhangana nacyo shakora umugabo gutaye abantu ko nuko ibijigo sango ugiye guca mu rugamba utegeza bisaba kumba gutekereza ugafata umwanya ugafata umwanzuro amaze kuwushakira igihe cyawo nta ngaruka zijeho n'inzozi nashaka kuvugaho nihuse urebe ya minota ntiducike yego turacyafite iminota nk'ingahe kurota wambaye ubusa tuni ntabwo mvuze hasi cyangwa hejuru mvuze tuni hose ariko tuni ntabwo haburamo wa mwenda w'imbere ushobora kuba harimo nk'akabutura umudamu bagasuje pe ariko kumva ni isoni aho rero menye neza ko imyenda y'imbere ni y'imbere nyine ntabwo ari kubigomba se wajyana mu biro imyenda y'imbere ahubwo se wayirengana umuryango ni ukuvuga ngo nawe ugiye kwira mu embarrassment
harassment ubwo ni nka embarrassment cyangwa harassment ngo ugiye kwinjira mu buryo bwo kutotezwa kunengwa kuvuga ibintu biteye ubwoba amagambo azakuvuna amagambo azagucengerera bazakwita inda nta gusambanije bazakwita umusinzi nta nzoga wanyoye bazavuga ko wakuyemo inda ntabayigukuriyemo muri make hari ibigambo bizada gossip and gossip in your life kandi bigufata ni ikinyoma gifite ukuri kizakugeraho akabi byose mushumba numvise biri related n'aba bantu batwegereye abangaba batugose nyine nicyo shaka bazisohoreza ngizo ye nabo ngabo urumva nko kubona noneho urakabona wambaye gutyo uri mu nzu yawe ushaka uri mu nzu ushaka uri muri salo ibyo n'ibindi bisobanura ko n'uburyo bwo kunezerwa no kuburi ntawa kubonye no kuburi free bisobanura kuba uri free ko ari mu nzu wawe ariko kwibona wambaye ubusa mu nzozi uri imbere y'umuntu cyangwa abantu kabiri cyangwa uri nko mu isoko muri rubanda aho rero kenyera barakuvuga ibyo hari ntuzargishyura so ntibizagukundira no mwuko wo gusebwa no gutagaciro no kukuvogera mu buzima bwawe urayitesha agaciro ariko ntizigere iyo nayo ikishaka akazigutesha agaciro izagakomeza igasoza yitesha agaciro yo ntange no yitigutesha iki agaciro yo yiha agaciro ko yakugejeje aho ishaka ubundi dahagaze muri negative ujya muri positive naho bahagati noneho rero kwibona utwite aha ni ku bagore hari n'abagabo barota batwiterega nyamaye nk'abantu ariko inzozi neza umugabo akabona indiragira muri ubundi inzozi ni message imeze uko hari ukuntu umuntu arota ikintu ukicara mu gitondo ukabisubiramo ukavuga ariko ubundi ibi bintu nabirose gute ubundi umugabo byaje gute igafata ibintu nyine ubona bidahuye bikeneye ubusobanuro wa mugano kumva ni ibintu bidasobanutse uko biri kose ukeneye kumenyaho amakuru ahambaye abyihisha inyuma yavuze ngo uzi ko hari inzozi urota ukabura amahoro none kavuga uti sindi busohoke kambanze mpamagara umukozi w'Imana ambwire ishyamba ni ryeru ni amahoro mbigenze ne inzozi uzarota ntisi kuva mu bwongo shaka itonde hari z'urota zigahitwa none hari n'izindi urota ukibagirwa ariko wicaye nko mu kazi ukumva ziragarutse mutarubizo aha ngaha rero urumva kubona utwite uri umugabo cyangwa uri umugore uri umukobwa bavuga it's a shame really ni ikimwaro it's a shame and reproach ni ikimwaro kimwe no kubona ukikiye umwana utazi yavuye ni ukwamburwa ibyiza byawe ntuzi uwo mwana unknown child bahita ngo ni stranger baby ibintu umuntu abibabwira buri munsi abantu rero hari ahantu nigeze abantu babivuga bitandukanye ariko abantu bagiye batubeshya baratubwira ngo nyine ngo uteruye umwana ngo ni umwuka wera ngo Imana ngo umwuka abantu baraza kubivuga muri comment please ngiye nshaka abantu bamfasha yego banyereka ibimenyetso biranga umwuka wera ko harimo umwana bajye muri comment barakubwira kuko ariko nicyo tubereye hano kugira ngo dusobanukirwe umwuka werarangwa n'ibintu bitandatu icya mbere ni inuma yego yamanukiye Yesu yabatijwe kabiri ni umuriro yego bamanukiye intumwa gatatu ni amavuta kane ni umuyaga uri murankumva ndakumva gatanu ni amazi gatandatu ni kashi ngibyo ibimenyetso by'umwuka wera ibiri inyuma y'ibyo ntabwo abana maze Bibiliya ubwayo igaragaza muri za Jean 7:8 ngo hahirwa uzafata abana bato akabakubita ku rutare Babuloni ngo bundi umwana asobanura ibintu bibiri yego asobanura yari umuhungu wawe umuzi ni icyubahiro n'ubukungu n'iterambere icyubahiro n'ubukungu n'iterambere ni ibyishimo ahantu hose ushobora kugira amafaranga ntugire ibyishimo ushobora kugira ubutunzi ntugire ibyishimo aho rero n'abantu badashobora kubyumva babihuzeho rero kumva rufite stranger baby akantu utazi aho kavuye none ibaze nk'umwana utazi arimo akonka kandi n'abahugabo baruta bose abana rero nta inzozi ari message ifunze hamwe abantu batabasha kumva neza icyo Imana ishaka kuvuga
ngo yavuze ngo muri Yobu ngo niyo mpamvu basura kabiri ariko ntibagire gute ntibabyiteho kandi mbangira ngo mpamye ibyo nashoje kwigisha. Urumva rero no muntu kurota utwite ni ikimwaro ni soni mu bintu biri imbere, ariko itari ya soni ijya hanze, ahubwo bandi bari close ku buzima bwawe. Yego, bitesha agaciro igira uko bishakiye, birakugora. no kuvuga ngo wibonyeho inzozi imwe muri izi ngizi tumaze kuvuga, akayitesha agaciro, ingaruka zo ziba zihari cyane. Ubu ugomba kugira za soni, ntabwo wagombye kurutera uyu mwana, ibyo ntibishoboka, ibyo ntaho byakabaye. Ibyo ni ibintu abantu bafata ngo simbyumva ngo nagarakana. Buriya by'ukuri bantu b'Imana mu nzozi kurotera uyu mwana ntabwo bisobanura umwuka wera w'Imana. Nyabuneka mu bimenyetso biranga umwuka wera nta mwana ubamo. Nyabuneka twe twumva ijambo turisobanukirwe. Yenda ko amasaha agiye. Yego, tugana ku musozo, wenda ndagira ngo mushumba dusoreze ku kantu kameze gatya. Watubwiye ko izi ni inzozi umuntu ashobora kurota ntabyiteho akazitesha agaciro, ariko wabitesheje agaciro n'ubundi biragukururukaho. Zo ntabwo ntiribuze guta agaciro, zo ntabwo ziza guta agaciro. Yego, akazi kazo zizagashyira mu bikorwa. Ireka nkongera tudusoza, ariko yego, kurota bapfuye, dead people, nta byinshi mvuze. Yego, uwo ari we wese, yaba umwana yaba umugore yaba inshuti, umuntu wese wamaze gutambuka pasawe, umuntu wanyuze mu nzira akagenda, kumurota ubwabyo nabyo ni bibi. Ni ukuvuga ngo ufite link na Satani yo kurwara, yo gupfa, kuko abantu babyumve ni ibyago n'amakuba. Ahubwo ngo ngena murose ngo ndishima disi ngo yasuye, ntago wasuwe nawe, kuko uzima ntibikunda. Reka twite ngo nta kibazo. Yego, ikintu nagira ngo dusorezeho ni ikintu kigira kiti, twabibonye nyine ukuntu bimeze. Ukimara kuzirota izi nzozi, twumvise ko n'ubundi nubwo twazirose, nubwo tutazitayeho, ariko hari ushobora kuba avuga ati imwe muri izi nzozi muvuze nshobora kuba narayibonyeho nanjye nkabifata ko ari ibisanzwe. Nakora iki kugira ngo izo ngaruka zitazangeraho? No kuvuga ngo nzinetralize, nzica imbaraga zitaraba. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Ngira ngo uvuze neza cyane. Ntabwo bisanga umuntu azirote zose, imwe irahagije ubwayo kumenyesha impamvu. Ikintu cya mbere twajya dutanga inama kuri buri kintu cyose. Ngira ngo babyumvise. Niba ari imbwa uko twavuze, icya mbere ugomba kumenya ko kinarose bitwasobanuye, warangiza ukirinda. Burya jeri mu bintu bitatu bituma umuntu abasha kugera ku ntego ye. Icya mbere ni ukumenya ibyo urwana nabyo, kabiri ni ukubyirinda, gatatu ni ukuzabikemura utavuze, kane ni ukwegera imbaraga z'Imana, gatanu ni ukwisunga n'abakozi Imana babasha gusenga. Reka ngushimire cyane mushumba ku bw'isobanuro duhaye, kuko abantu benshi impamvu nari nkakubajijeho, bajyaga bavuga bakumva ko bakavuga bati reka mfukame nsenge gusa, ariko wasenze ntiwirinze, wasenze bya bindi Imana yakweretse ba bantu bagukikije n'ubundi ntacyo wahinduye, ya mabanga yawe uracyayavuga, uracyabisanzuraho, nta decision uri kuvuga, nako kantu nicyo naho nta gufata decision ngo wemere ibintu bikore. Arega abantu bicwa nawe ngo reka ngo ntiteranye, ntiteranye ngo ndajya ku mavi nsenge gusa, cecetse oyareka bijyana n'ibikorwa. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.